mu gusomana, abantu basomana ahantu hagiye atandukanye, mu mutwe, ku maboko, hehe hose. Iyo umuntu agusomye kunda, mujya mubona ko bikunze kubaho ko abagabo bifotoza bari gusoma nko kunda z'abagore babo iyo batwite, ku gahanga. Iyo amusomye ku gahanga rero biba bisobanuye ko ngo yizera ko kwitama, gusoma umuntu kwitama byo abantu bajya babikora kenshi, abantu basanzwe niyo bahuye basuhuzanije bakunda gusomana nko kwitama. Buriya ngo gusoma umuntu kwitama biba bisobanuye ko wenda hari abakunda kubikoresha, ariko buriya ngo iyo umuntu asomye undi ku rutugu ngo biba bivuze ko abantu bapfa gusomana bya hato na hato, kandi hari abantu bajya babikora, mujya mubibona mugahura nawe umuntu akaza akabadometse umunwa ku wundi. Nyiri gutereta umukobwa yarabibonye, ikintu yakoze yashatse uwo muhungu amunyuzamo urusasuda. Biba bisobanuye ko muri mu rukundo rw'ukuri, rero ko ari ibintu uzi ko uri guhamanya n'umutimanama n'abandi babibona bavuge ko ari byo, kuko ibyo bintu murimo. Ukamuturuka nk'inyuma ukamufata mu rukenyerero, cyangwa se niyo wamuturuka imbere ukamuhobera ariko ugafata mo hano mu rukenyerero. Ramba kandi ugire amahoro ukurikiranye Lioness 250. Ndagusuje cyane uri mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ariko ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi rero twongeye kugaruka kuvuga ku rukundo. Ese kuri Saint Valentin byagenze neza? Mwitwaye neza? Urukundo rwanyu mwararusigasiye cyangwa hari abashwanye? Ndizera ko mwebwe mutashwanye abakurikiranye Lioness 250, kubera ko mwebwe muri abantu bakundana by'ukuri. Uyu munsi rero nkuko nabivuze n'ubundi nje kuvuga ku bijyanye n'urukundo, ariko ngiye kuvuga ku bimenyetso bigaragaza ko abantu baba bakundana, cyangwa se icyo umuntu ashobora gukora bikasobanura ikintu runaka. Hari abantu bashobora gukora igikorwa runaka, tuvuge nk'urugero nk'ibyo tuje kuvugaho mu gusomana, abantu basomana ahantu hagiye atandukanye, mu mutwe, ku maboko, hehe hose. Hari ibyo tugiye kuvuga n'ibisobanuro byabyo nk'uko twabyandikiwe na Vikram, akaba yarabishyize ku rubuga rwa kowa.com. Ese wowe waba uzi iyo ugiye gusoma umuntu icyo bisobanura? Reka turebe uko Vikram yabitubwiyeho. Ahantu hambere ngo ni kunda, gusoma kunda. Iyo umuntu agusomye kunda, mujya mubona ko bikunze kubaho ko abagabo bifotoza bari gusoma nko kunda z'abagore babo iyo batwite, cyangwa se n'iki. Ariko n'abakundana bijya bibaho ko bashobora gusomana kunda, ko umuntu ashobora gusoma undi kunda. Buriya ngo biba bisobanuye ko ngo yiteguye. Niyo mpamvu n'umugabo asoma, kuko aba yiteguye ko uwo mwana agiye kuza. Aha kabiri ni ku gahanga. Ku gahanga murabizi ko nk'ababyeyi akenshi no bakunda gusoma abana babo ku gahanga, ariko n'abakundana bijya bibaho ko umuntu akunda undi akaba yamusoma ku gahanga. Iyo amusomye ku gahanga rero biba bisobanuye ko ngo yizera ko bazabana ubuziraherezo. Umuntu usomye undi ku gahanga nicyo biba bishatse gusobanura nk'uko Vikram yabitubwiye. Ariko nawe ushobora kuba ubikora utazi icyo bisobanuye. Umenye ko rero iyo usomye umuntu ku gahanga bivuze ko mugomba kubana, ko yizeye ko muzabana ubuziraherezo. Aha gatatu Vikram yaratubwiye gusoma ku gutwi, ngo bisobanuye ko uwo muntu usomye ku gutwi asobanuye ikintu cyose mu buzima bwawe, ni buri kimwe kuri wowe. Mbese akuba umufite ufite ibintu byose. Ku gutwi nicyo bisobanuye. Kwitama, gusoma umuntu kwitama byo abantu bajya babikora kenshi, abantu basanzwe niyo bahuye basuhuzanije bakunda gusomana nko kwitama. Buriya ngo gusoma umuntu kwitama biba bisobanuye ko ari inshuti zisanzwe, uri inshuti yanjye cyangwa se nk'inshuti magara, mbese muri inshuti zisanzwe, nta bintu by'umubano aho ngaho birimo cyane. Niyo mpamvu abantu buriya basuhuzanije bagasomana kwitama, nyine nuko baba ari inshuti. Ariko abantu burya batanakundana, batari n'inshuti, ntago baba bakwiriye gusuhuzanya ngo basomane, nubwo tujya tubikora, ariko ubundi nicyo gisobanuro cyabyo. Ibi bimenyetso akenshi usanga nko mu mico bo babyubahiriza. Iyo ubikoze hari isura usiga aho hantu. Niyo mpamvu rero tuba dukwiriye kubimenya, kugira ngo niba ugiye kubikora wenda mu bundi muco wageze mu kindi gihugu utazinyuramo bakagira ngo hari ikindi usobanuye kandi atari cyo. Aha gatanu Vikram yaratubwiye ati iyo usomye umuntu ku kiganza, kuno umuntu afata ikiganza cyawe akagisoma, biba bivuze ko ngo agukunda cyane ndetse anakwemera.
mbese ni umufana wawe. Gusoma umuntu ku kiganza kenshi ho nko mu yindi mico tujya tubibonamo ko nk'umugabo iyo agiye gusuhuza nk'umugore wiyubashye amufata ikiganza akamusomaho, biriya bivuze ko amwemera, amufana, mbese ari umuntu wiwe yemera cyane. Gatandatu, ku gikanu, ubwo ni hano Vikram yaratubwiye ati iyo umuntu asomye umuntu ku gikanu biba bisobanuye ko ngo baremewe kubana. Umuntu upfa gusomana akasoma no ku gikanu buryo burimo kwangiza imyumvire y'undi muntu kubizi. Niba ugiye kumusoma umuntu ku gikanu menya ko ari umuntu wihariye, ari umuntu ngo mwaremewe kubana ubuziraherezo. Ku rutugu ubwo ni hano wenda hari abakunda kubikoresha, ariko buriya ngo iyo umuntu asomye undi ku rutugu ngo bivuze ko ngo amwifuza cyane, amukeneye, mbese hari amarangamutima ari hejuru ari gutuma yumva amushaka cyane, aramwifuza. Ku minwa byo bisobanuye ko ngo aba amukunda cyane. Iyo umuntu asomye undi ku munwa bisobanuye urukundo. Abantu bapfa gusomana bya hato na hato, kandi hari abantu bajya babikora, mujya mubibona mugahura nawe umuntu akaza akabadometse umunwa ku wundi, kandi nta rundi rukundo bafitanye, nta yindi sano, nta marangamutima ahari. Nyabuneka ntimukazaye mukora ibintu bidafite igisobanuro. Utazagenda ugasoma umwarabu w'abandi akabona umusomye ku munwa akavuga ati noneho bakaba banagufunga. By the way, hari nk'ibihugu bimwe na bimwe bikaza ibintu by'umuco wabo, bikaza ibintu nk'ibingibi by'ibimenyetso umuntu ashobora gukora, bikaba byatuma banakwicara. Umuntu ugeze kudutera story umwe yabaga muri South Africa, noneho kubera ko we yarazi ko kujya gusuhuza nk'umukobwa ukamuhobera ntacyo bitwaye. Kumbe bo iyo uhobeye umuntu wabona ko muri guteretana, niba ugiye ugahobera umukobwa abandi bumva ko muri guteretana, reka rero azamuhobere kandi atamutereta gusa, yaramuzi baziranye, uwo mukobwa afite undi umutereta. Icyabayeho nta kindi, nyiri gutereta umukobwa yarabibonye, ikintu yakoze yashatse uwo muhungu amunyuzamo urusasu da, kubera ko yabonaga ko agiye kumuteretera umukobwa. Icyo bisobanuye nawe rero, niyo mpamvu tuba tuvuze kuri ibi bintu kugira ngo umenye igisobanuro cyabyo, ujye ukora ibintu ufitiye ibisobanuro. Hari ibindi bimenyetso rero Vikram yatubwiyeho uretse biriya byo gusomana. Yaratubwiye ati hari nk'ibindi bimenyetso ushobora gukora, tuvuge gufata umuntu, ibyo tuvuze guhobera umuntu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikintu cya mbere, ikimenyetso cya mbere kindi yatubwiye ati gufata umuntu mu kiganza biba bivuze ko muri mu rukundo rw'ukuri. Niba ufashe umuntu mu kiganza, kuri we yabisobanuye ko ngo bivuze ko muri mu rukundo rw'ukuri. Ntugapfe gufata umuntu mu kiganza ngo mugendane nko mu nzira umufashe mu kiganza, ntabwo bari byiza. Biba bisobanuye ko muri mu rukundo rw'ukuri. Rero ko ari ibintu uzi ko uri guhamanya n'umutimanama, n'abandi babibona bavuge ko ari byo kuko ibyo bintu murimo. Ikindi cya kabiri yatubwiye ati gufata cyane ukagumana umuntu. Hari ukuntu ushobora nko guhera umuntu ukamugumana, mbese wamuyambiriye cyane. Ibyo bisobanuye ko ngo aba adashaka kukubura, nyine aba ashaka kugira ngo umugume hafi, mugumane, umube iruhande, abe akumva iruhande rwawe. Icya gatatu yaratubwiye ngo kurebana mu maso. Iyo abantu bari kurebana mu maso, nyine rumva byo bavuga ngo akana ko mu jisho, mu Kinyarwanda niko babivuga. Biriya ngo bisobanuye ko ngo aba agukunda kandi by'ukuri. Iyo ubibonye mu maso nyine nawe ubona ko harimo urukundo, umuntu aragukunda, mukarebana mu maso, byonyine amaso yanyu akivugira, mufitanye urukundo rw'ukuri. Niba anashaka kukureba mu maso, nuko aba ashaka kubikwereka, akwereka urukundo agufitiye. Icya kane yaravuze ati gukina n'imisatsi. Kwa kundi umuntu ashobora kuza akaba ari kugukora mu misatsi, agukorakoramo n'iki, icyo aba ashaka kukubwira, icyo biba bisobanuye nta kindi aba ashaka gusobanura, aba ashaka kugira ngo umubwire ko umukunda, nyine nawe urumva aba afite urukundo muri we. Ikimenyetso cya gatanu yaravuze ati gufata umuntu mu rukenyerero. Hari ukuntu umuntu aba ahagaze ukamuturuka nk'inyuma ukamufata mu rukenyerero, cyangwa se niyo wamuturuka imbere ukamuhobera ariko ugafata mo hano mu rukenyerero cyangwa se mu mayunguyungu, niko babivuga, ugahinguranya nk'amaboko imbere. Ibyo ngibyo bisobanuye ko ngo urukundo aba agufitiye
ni urukundo rukomeye rw'umutamenwa rudashobora kunyeganyezwa. Wenda ujya ubikora, ndizera ko ibimenyetso ndetse n'ibi ngibi umuntu ashobora kugukorera nk'umuntu ugukunda, umenye icyo bisobanura cyangwa se wumvishe aho biba bishaka kuganisha. Ntuzongere gukora ibimenyetso bimwe na bimwe ku muntu udakunda, cyangwa se ngo ukore ibimenyetso bidahagije kuwo ukunda. Bimwereke no muri ibi bimenyetso nk'uko twabyibukijwe na Vikram. Ndizera ko ukomeje kuryoherwa kandi ndizera ko hari icyo wungutse muri ibi ngibi nkwibukijeho nk'uko twabibwiwe na Vikram ku rubuga rwa koa.com. Nawe rero nibe hari icyo wungutse usangize abandi bitwibukiranijeho kugira ngo nabo bajye bakora ibimenyetso ariko bazi bati ibyo turi gukorera abakunzi bacu bisobanuye iki ngiki. Umukunzi wanjye nkuriye kumukorera iki ngiki kugira ngo yumve igisobanuro cy'urukundo rwanjye kuri we. Nibyo nakwibutsaho rero. Icyo nakubwira kindi ni ugukanda kuri subscribe niba utarabikoze, kandi ikindi washyiramo comment ukatubwira icyo watwibutsaho, ukandi no kuri like ntubyibagirwe kuko ni umusanzu wawe uba uduhaye, kandi bidutera imbaraga zo kugira ngo dukomeze twibukiranye ku bintu bigiye bitandukanye. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao bye, mukomeze muryoherwe n'ukwezi k'urukundo, ndabakunda cyane nanjye.